Yes, nongeye kugusuza nkwaye ikaze ikomeje gukurikirana ni Erickson phone wongera kuva kuri microphone ndi Erickson. Yes, welcome. Mu kiganiro giheruka icyo twakita part 1 twavuze ku bibi ndetse n'ingaruka za VPN ku mutekano wawe. Tuvuga ibi bya VPN ku mikorere yawe ya telefone ndetse na internet muri rusange. Uyu munsi rero nje kukugezaho igice cya kabiri dukomeza tugeze ku kintu cya gatatu. Tugiye gukomeza ku kintu cya gatatu, dukomeze gatatu kane gatanu ndetse na bonus ku musozo wa video ndaza kugushyiraho ubujyanama. Nkwibutsa neza niba utarumvisha ikiganiro part 1 wasubirayo aho hasi ukarabanza ukareba part 1 ubundi ukaza tugakomeza na part 2. Yes, reka dukomeze n'ikintu cya gatatu, impamvu nyamukuru ukwiye kwirinda VPN. Yes, ikintu cya gatatu, impamvu udakwiriye kwizera VPN cyangwa se kuyilaingaho uyikoresha. Ubusanzwe niba utarakoresha VPN menya yuko itari yo kwizerwa mu bijyanye na network. Ntago ari ya network ushobora kuza uvuga ngo nje gusoma message cyangwa nje kudownloadinga akantu runaka, kubera ko hari igihuza ugasanga network cyangwa se server provider abaguha network yagezweho n'abantu benshi. Rero wowe kugira ngo uzayifatishe cyangwa uyigereho bikaba ikibazo, ukaba wamara umunsi wose VPN yawe yanze. Bivuze ngo rero kuyiryamaho akaba ariyo wizeye gusa ntibishoboka, kuko VPN uyizeye nta kintu wazakora. Rimwe ushobora kuzaza ugasanga irakunaniye ukamara umunsi wose utagiye kuri network. Ubwo ndi kukubwira kuri za VPN zimwe z'ubuntu abantu bakunze kwiconnectaho, bivuze ngo ntago ari yo kwizerwa. Niba utarayikoresha ibi ngibi uzajye kwikoresha ubizi, kandi niba uyikoresha ndahamya neza ko ufite experience yabyo. Reka nze dukomeze rero n'ikintu cya kane twihuse vuba cyane. Impamvu ya kane ukwiriye kugendera kure ndetse ukitondera VPN cyangwa se virtual private network nuko mu bihugu bimwe na bimwe gukoresha VPN ni icyaha nk'ibindi, aho ushobora kubifungirwa ndetse n'igihano kikaba cyarateganyijwe muri ibyo bihugu. Ndaguha urugero, mu bihugu nka China cyangwa se Ubushinwa, Uburusiya, Iran, Korea ya ruguru ndetse n'igihugu cya Belarus, gukoresha VPN ni icyaha gihanwa n'amategeko. Bivuze ngo haruhanwa myabwinshi mwagiye mwumva. Korea mwumvisha bakatiwe igihano cy'urupfu kubera kwinjiza amafilime mu gihugu cya Korea. Nta kundi zinjijwe rero, zinjijwe cyangwa se zarebwe hakoresheje icyitwa VPN. Bivuze ngo hakoreshejwe VPN babashije kugera kuri filime. Mwigize kubyumvaho ko igihano cy'urupfu vuba cyahise gitangwa. Bivuze ngo rero niba ukoresha VPN menya ko hari ibihugu udakwiye gukoresha mizi VPN. Bijyanye n'umutekano w'ibihugu, gukoresha VPN aba ari icyaha gikomeye. Aho mu Bushinwa gukoresha VPN bifatwa nk'icyaha, mu Burusiya, Iran, North Korea cyangwa se Korea ya ruguru ndetse n'igihugu cya Belarus. Bivuze ngo rero iyi VPN ushobora kuyikoresha aho uri nta kibazo, ariko niba ugiye gutravelinga cyangwa se ugiye kujya mu bihugu bitandukanye banza umenye amakuru yaho, umenye ngo ese VPN aho ngiye iremewe, nyifatanywe cyangwa se basanze nyikoresha biremewe, kuko ibyo bihugu bishyiraho izo ngamba kugira ngo birinde umutekano wabyo. Wibaze nawe aho igihugu gishyiraho yuko nta munyagihugu wacyo wemerewe gukoresha icyo kintu. Bivuze nuko babazi yuko kijyana amabanga akomeye, kuko bijyanye n'uwatanze VPN aba agufite akantu ku kandi, agucuruzaho ibyo ashaka cyangwa se akakoherezaho virusi cyangwa se agatwara amakuru yawe mu buryo ashaka. Nkubwira yuko rero VPN mu bihugu bimwe na bimwe ikintu cya kane ntago yemewe. VPN ntago yemewe mu bihugu bimwe na bimwe birinda amakuru yabyo cyane, kubera ko rero VPN zikoreshwa mu bikorwa bitemewe, biri illegal activities. Byabikorwa aho umuntu ashobora kujya kwa accessinga amakuru yo mu kindi gihugu cyangwa se akirinda gukoresha yo mu gihugu cye. Bivuze ngo kurinda ibyaha ndetse no kugenzura umutekano w'abaturage babyo, ibi bihugu nakubwiye ruguru birinda abaturage babyo, bibarinda gukoresha aya ma VPN. Reka dukomeze n'ikintu cya gatanu vuba vuba. Ikintu cya gatanu kiravuga kiti, cyangwa se ikindi kibi cya gatanu cya VPN, menya yuko if you are not paying for the product, you are the product. Tugenekereje mu Kinyarwanda,
niba utishyura igicuruzwa ukoresha cyangwa se icyo ukoresha, niba utacyishyura menya ko ari wowe gicuruzwa. Niba ibyo ukoresha utabyishyurira menya ko ari wowe gicuruzwa. Niba utishyura igicuruzwa runaka wowe ukoresha menya ko ahubwo ari wowe gicuruzwa mu buryo utazi. Ibi turabihuza rero na VPN, kubera ko niba koko utishyura VPN kandi uri gukoresha internet wakabaye wishyura, menya ko mu buryo utazi buri indirect cyangwa se indirectly wishyura mu buhe buryo? Amakuru yawe nicyo kiguzi cya VPN. Ndabisubiramo, amakuru yawe nicyo kiguzi cya VPN, kubera ko wakoze VPN. Niba amakuru yawe yirirwa yakusanya, amenya ko ukunda football, niba amenya ko internet cyangwa se email yawe yirirwa ishaka amakuru ya football, nta kindi amakampani yamamaza azakwamamazaho VPN. Nkwibutsa yuko umuntu ukoresha VPN, niba utarayikoresha, ibikorwa byose ukora aba ari ukwamamazwaho hasi hejuru, nta kindi kiguzi. Wowe amakuru yawe kubera kugurishwa kuri kampani zamamaza, wirirwa wamamazwaho ibijyanye n'ibyo ukunda. Nta kundi bigenda rero. Izi VPN nta handi zungukira, nta handi abazikoresha cyangwa se abazitanga bakura, ni ukukwamamazaho bya bindi byose. Ugasanga video, ugiye kureba video y'iminota 8 ariko bakwamamaje iminota 4 mu 8 warebye video. Nta yindi nyungu rero. Bivuze ko amakuru yawe yagurishijwe, ibyo ukunda nibyo wamamazwaho, ni wowe gicuruzwa, ni wowe ufashe izi VPN kwamamaza ibikorwa byazo. Reka dukomeze rero, mbanze nkuhe aka bonus, ubundi mite nk'ubujyanama ku buryo wakitwara kuri VPN. Yes, aka bonus nkufitiye rero n'ubundi ni imwe mu nama, ariko ngira ngo mbwire abantu bafite ibigo by'imari cyangwa se business. Niba ufite akabotike kawe cyangwa se business yari yose ushobora kubukora, irinde gukoresha VPN ku mbuga nkoranyambaga za business zawe cyangwa se muri internet ikoreshwa mu kigo cyawe. Mwirinde VPN ndetse n'uyifite yigendere kure mu kuyikoresha mu makuru y'ikigo, kubera ko nko twabibonye VPN ikusanya amakuru yose yabikonexe kuri serveri yabo. Bivuze ngo rero rimwe na rimwe utazajya kubona amakuru y'ikigo cyawe amwe y'ibanga ari credential yageze hanze utazi uko byagenze byanyuze muri VPN. Bivuze ngo rero ku bigo bikomeye, umuntu usanzwe ashobora gukoresha VPN akavuga ngo n'ubundi nge ntacyo bantwara, n'ubundi ntacyo nifitiye. Ariko niba ufite ikigo cy'imari gikomeye cyangwa se business, rinda amakuru yawe, wirinda gukoresha VPN. Yes, reka tuze tujya ku bujyanama twihuta kugira ngo dusoze iyi video itaza kuba ndende. Yes, ubujyanama bwa mbere ugirwa niba ukoresha VPN, mbere na mbere banza umenye imipaka yawe. Niba ukoresha VPN ibyo ari byo byose cyangwa se ujya mu bikorwa ibyo ari byo byose bitemewe n'igihugu urimo, banza umenye ngo ese ngarukira ibi ngibi bizakurinda gukora ibyaha ukoresheje VPN. Inama ya kabiri ugirwa, irinde gukoresha VPN z'ubuntu niba udashaka kwamamazwaho by'umurengera. VPN z'ubuntu nta kindi bakora. Niba ugiye kureba video y'iminota 8 uzasanga bakwamamaje iminota 3 cyangwa 4. Kwirinda ibyo byose rero, irinde VPN z'ubuntu. Ikindi, niba ushaka kwirinda kugenda gake kwa internet yawe cyangwa se VPN yawe igenda gakeya, irinde kwikonekta ku maserveri ari kure cyane. Ngo uburaha mu Rwanda wikonekte kuri serveri yo mu Budage cyangwa se muri British, ahubwo zana hafi ushyire kuri Uganda, abaturanyi dufite Tanzania, ushyire kuri Kenya cyangwa se hano hafi muri Afrika utambutse inyanja. Ngo ugiye hakurya, ibyo bizakurinda gukoresha internet igenda gahoro, ahubwo zihuta cyane kuko uzajya uri kuri server z'abaturanyi hafi umeze nkaho uhibereye. Ubundi bujyanama bwa nyuma nyamukuru mu kwirinda ibyo byose, nakugira inama yo kwirinda gukoresha VPN mu buryo ubwo ari bwo bwose. Naho butaha rero, nge nari Erikson, channel yo ni Erikson Info. Reka nizere ko amaze gukora subscribe, like n'ingenzi iki kiganiro, kandi muri comment duhure niba hari icyo kigufashe. Nkwibutsa yuko muri comment yapininzemo WhatsApp group ya Erikson Info, ushobora kuyigana kaza tukajya twihanira ibitekerezo cyangwa tukatugezaho ikibazo cyawe wabahuye nacyo. Yes, naho butaha, ciao.